Rero umukire w'umumiliyoneri turongeye tumugezemo, turongeye tuje kwiganirira ngo turebe se bimeze bite. Gusa aka kanya icyo nababwira, mumere amashyi witwa Gihozo. Gihozo rwose arakigaragaza neza. Gihozo ni intwari. Gihozo rwose yakoze ibintu twese tutatekerezaga. Ubu aka kanya uwitwa Shalomo wasaga nkaho hari ibintu yari arimo kurenganamo. Rwose urupfu rwe ntago rwari rwiza nubwo atari umwana mwiza, ariko aka kanya uwitwa Gihozo akaba yaramutabaye. Gihozo icyo bita kuba intwari, aka kanya izina turarimuhaye. Rero kaduhite twinjira turebe ese bimeze bite, bigwagwana bimeze bite. Rero sasa twaje kubona uwitwa Gihozo arimo kubaza, afite Cedric, arimo kumubwira ati Cedric afite Shalomo, arimo kumubwira ati Shalomo, aka kanya rero naragutabaye, ndagira ngo ariko mfashe nkubaze ikintu unsubize. Ndagira ngo nkubaze, ese ni wowe wishe Kami? Ndamubwira ati rwose nakora ibindi byose ariko sinshobora kwica umuntu n'uyu n'umwe. Ati ntabwo nshobora kwica Kami, ntabwo ari njye wishe Kami. Undi aramubwira ati mwizera? Ati yego, ntabwo ari njye waba warishe Kami. Ati rero nimba ari wowe utarishe Kami, ukaba atari wowe, akaba atari na Cedric, ntabwo Cedric kwica Kami. Ati rwose hari undi muntu ubiri inyuma. Gihozo nubwo tumubona afite utuntu tw'udusazi, afite utuntu tw'iki, ariko ibitekerezo bye aratekereza, kuko aka kanya niwe wenyine uzi ko Shalomo atari we wishe Kami, noneho akaba azi noneho yuko na Cedric atakica Kami. Ubwo aka kanya mu mutwe azi ko hari undi muntu uri hano hanze urimo gushaka gutuma urimo gukora ibyo bintu byose. Ibyo byose twabibonye. Rero yahise amubwira ati rero ndagira ngo ngusabe unsezeranye ikintu. Ati nsezeranye ikintu, nzakwitaho, nzakora ibiki byose unakire. Ati arangije amubwira n'uburyo yamucishishije ko yishyuye amafaranga ye yose yasevinze hafi umwaka n'igice, akemera kwishyura abaganga kugira ngo babeshye ko yapfuye, ubundi agahita amuzana aho yamuzanye. Ibyo byose twabibonye. Harangiye amubwira ati rero nsezeranye ikintu utazigera umemukira. Turabizi neza, abantu benshi wenda barabizi kuri uwo mugome, barabizi ko iki, ariko nsezeranye ko utazigera umemukira. Ndamubwira ati yego, ndagusezeranya yuko ntazigera muhemukira, kandi n'umuryango wanyu ndetse na Cedric na Alice rwose ntabwo nzongera kubagendaho. Ati ndi mu bihe bingoye. Ati rero ntabwo napfa kuvuga ikintu ntazahagararaho. Aho ngaho twavuye twongeye twibonera uwitwa Tricia. Twabonye uwitwa Tricia. Rero Tricia yari ari yari arimo kuganira na Lucky, arimo kubaza amakuru, arimo kubaza Lucky ese byemeze bite. Undi amwe ati mvuye kwa Alice, byagenze bite? Undi ati papa we numbonye rwose adasa nkaho ashaka gushyigikira Cedric ngo abane n'umukobwa we. Gusa namubwiye ati ngiye kujya gushaka uburyo nyine namushakira ku mukobwa we, ariko nyine biragoye, uriya musaza biragoye. Harangije uwitwa Tricia namubwiye ati Ariya yaje hano aza kumbwira rwose ibintu sinzi uko bimeze, aza kumbwira ngo tube inshuti. Ati ariko nyine ntabwo nyine biragoye. Gusa witwa Lucky yamubwira ati nizere ko uri mukuru. Ndamubwira ati nta kibazo, nawe ni mukuru. Kandi twabibonye yuko Ariya nyine atari umuntu wo kwizerwa. Gusa Ariya afite ibibazo. Shalomo nagaruka, Shalomo noneho naza yabasha gufasha uwitwa Cedric, uwitwa Alice kuba barwanya abantu barimo kubagendaho, cyane cyane kuwitwa Shafi nawe yabaziye. Twese tubona rero uwitwa Alice arimo kuvugana n'ubakorera imyambaro
imyambaro bazambara mu bukwe. Ako kanya Cedric yaje nawe aramubwira ati, baraganira ati twiteze ubukwe bwacu buzagende neza, ubukwe bwacu buzagende neza rwose. Ku gapantaro keza k'umukara n'agashati k'umutuku Alice yambaye, ku gapingi keza n'agapantaro k'umukara uwitwa Cedric yambaye, ubonaga nyine baberanye bameze neza, ibintu ari uburyohe barimo gupanga ubukwe bwabo. Aho ngo twanaatinda twese tubona uwitwa Papa Alice arimo kubaza uwitwa Gihozo impamvu yagiye gutanga ikirego kuri RIB. Gihozo ashaka kubihakana, ariko papa we murabizi ko ari umukara, aravuga ati reka gusa ariko ndakwiyamye ntuzigere wongera gufata ububasha ngo ujye hehe gutanga ikirego muri RIB. Kandi wabonye ko uwitwa Gihozo nta nubwo yagize abihakana cyane, kuko buriya yahise abivuga ati uyu nguyu papa buriya nta kuntu nyine buriya baramukinnye. Gihozo buriya ako kantu aba yagashyize mu mutwe. Twaje kubona rero uwitwa Cedric ari kumwe na Tricia, ahereza Tricia nka gahunda z'uko yamukorera bije y'ubukwe akayimugezaho nk'umukobwa yizeye. Murabizi ko ntago agifite mushiki we, yari kuba yabihaye Kami akabikora, ariko ngo Tricia niwe mukobwa yizeye. Ati rero ndagira ngo utangire urebe uburyo twazakora bije mu minsi iri imbere, ko nshaka gukora ubukwe bwiza nkabukorera umukobwa wanjye, umukunzi wanjye Alice, tukaba twabana tukamerana neza, ibintu bikaba uburyohe, ubutamu, ibintu bikaba bimeze bombo, bimeze fresh, bimeze neza. Aho ngaho rero twavuye turangije. Alice twamubonye ahamagara mama we akamubwira ati noneho ubukwe bugeze kure, turimo kubwihutisha mama, atariko ndagira ngo umamagarire papa muvugane, muganire, umubwire ko ngewe nshaka kugaruka mu rugo, atariko ntabwo nkeneye stress, sinkeneye ibintu byinshi, kuko ndashaka kwipangira ubukwe bwanjye neza, nkabupanga ndi mu rugo, hato nazajya gukora ubukwe iminkanyari yaraje kubera stress zuriya mu papa cyangwa za papa wanjye, ati rwose umunganirize. Twashe rero tubona uwitwa Dani yicanye na papa we, gusa hano ntabwo tubatinde, kuko yamubwiraga ko hari uwitwa Shafi waje kumureba. Gusa hano yahise Dani yikanze, arangije aravuga ati Shafi yaba yavuye i Madrid yashaka kuvuga hano ni Mageragere. Mageragere nyine muri gereza, ariko papa ye yagize ngo ni Madrid, cyane cyane yuko Shafi yaje hano avuga ko yavuye hanze agize iki. Rero hano yahise amuga ati ese kombi Shafi uriya aba muri Espagne. Madrid ni umurwa mukuru wa Espagne, atava muri Espagne. Undi ntabwo yashatse kubimubwira, ariko wabonaga Dani agize ikibazo, kandi ikibazo gikomeye cyane, ubona nyine giteye ubwoba. Rero arangije amubwira ati agiye kure, papa aramubaza ati se bimeze bite, amubwira ati nta kibazo. Undi aramubwira ati rero Gihozo yagiye kuvuga ko yagiye gutanga ikirego muri RIB yuko twabuze mukuru we, nabyo ni ikibazo. Gusa Dani hano yamubwiye akantu keza, amubwira ati nyamara ni byiza ubwo na Gihozo anatinyuka akajya muri RIB akajya gutanga ikirego, kuko hari igihe biba bikenewe, kuba yabasha kwitabaza inzego zibishinzwe, kandi ntekereza ko gutanga ikirego n'ubundi atari n'ikibazo. Rero aho ngaho twavuye turangije, tubona uwitwa Gihozo rwose yitaye kuri Shalom cyane, amwitayeho rwose. Yaramuzaniye ibiryo, akomeza kumwitaho anuki. Arangije amubwira ati rero Cedric, ndagira ngo ngusabe ikintu, wansezeranyije yuko ugiye kunsezeranya ibintu, ndagira ngo rero unsabe mubwire ikintu, ndagira ngo ujye ubyumve, ndagira ngo ujye kureba papa, umurebe, nurangiza umubwize ukuri kw'ibintu byose, kw'ibintu byose nta na kimwe kivuyeho,
umubwire bya bindi byose ko kampani itari yawe, gushimuta witwa Alice, byose cyane cyane ukureho icyasha, niko byasaga nkaho ukureho icyasha witwa Cedric. Murumva ibintu Gihozo arimo gukora, gukuraho icyasha witwa Cedric kugira ngo abe umuntu mwiza, umuntu muzima. Naho ibyo uriya papa arimo kuvuga ngo umuntu mugufi n'iki, ariko abana bikundanira, abana baba bakundana. Uwitwa rero Shalom ntabwo yashidikanyije, nanadukundira azabikora. Yavuze ati rwose nta kibazo, narahindutse, nshaka kuba umuntu mwiza, gusa icyo nakubwira cyo ntabwo nzihanganira umuntu wari ushatse kunyica, kandi kuko ntabwo nawe wamwihanganira. Gusa umuntu wari ushatse kumwica, murabyibuka ko ari Ariya wamutumyeho bari abantu. Ariya rero aka kanya nawe ndabona zigiye kumwakana, kuko uwitwa Shalom nawe nabizamo, noneho agafatanya n'uwitwa Cedric, nyine agafatanya n'uwo muryango kugira ngo bahashye aba bantu. Coco rero mukomeze mugire byiza, gusa Gihozo ewana twamuyamanitse, ni umwana mwiza. Coco mukomeze mugire byiza.